Muraho, murakaza neza kuri Afro Recap. Uyu munsi tugiye kubasobanurira filime bise Big Brother. Icyayi ku ruhande, amaso kuri screen, ubundi dutangire. Henry yagarutse muri Hong Kong nyuma yo gukora igisirikare cya Amerika imyaka myinshi. Ahitamo gukomeza umwuga w'ubwarimu ku kigo cy'amashuri cya Tak Chi Secondary. Bidatinze Henry akazi yaragahawe, ariko mbere yuko agenda, umuyobozi w'amashuri yamubwiye ko ishuri agiye guhabwa ari ryo rya mbere rifite abanyeshuri bitwara nabi muri icyo kigo, ndetse nta mwarimu n'umwe yifuza kuryigisha. Ku munsi wa mbere w'akazi, Henry yinjiye mu ishuri asanga neza ibyo umuyobozi yamubwiye ntaho bitaniye n'ukuri. Buri wese yibereye mu bye, bamwe bararyamye, abandi bari kuririmba, abandi bari gukina imikino ku matelefone, abandi barimo gutekera mu ishuri. Henry agerageje kubavugisha, ariko buri wese yibera mu bye, nta n'umwe umwitayeho. Henry abonye ntawe umwitayeho, aza kwigira inama yo kubegera. Buri wese mu byo ari gukora atangira kujya amwegera abafasha, ariko akajya anyuzamo akabagira inama ngo arebe ko wenda bamwitaho. Ku ruhande aho hari umusore uri gucuranga witwa Zufa, atangira kumufasha. Abari mu telefone atangira kumvisha ingaruka mbi zo kureba muri telefone umwanya munini, kuri urumuri rwa telefone rwangiza amaso, ariko ntawe umwitayeho. Bidatinze abanyeshuri baje kumwumva, atangira kwivuga, yandika izina rye ku kibaho na nimero ze za telefone, ariko abanyeshuri baraseka kuko yandikaga nabi. Umunyeshuri umwe muri bo aramuhamagara kuri telefone amubwira ko yasohoka mu ishuri. Henry aramuseka cyane, abanyeshuri nabo buri umwe yisubirira mu byo yari arimo. Henry abonye bimuyobeye, afata ingwa ayifashisha mu kumena itiyo y'amazi, ishuri ryose ryuzura amazi. Babona kumwumva, nawe ati murakaza neza mu ishuri ryanjye. Nyuma y'amasomo batwereka itsinda ry'abanyeshuri batanu barimo batumura agatabo aho hafi. Umuyobozi w'itsinda Jack afite umukobwa mwiza yihebeye, ndetse aho aragendana ifoto ye muri telefone. Bakiganira, itsinda ry'abana b'abakire bakina umukino wa basket ku ishuri barinjiye, batangira gutoteza Jack, batora umwana w'umukene. Nyuma yaho rya tsinda rikina umukino wa basket ririmo ryitoza, Jack ajugunya icupa mu kibuga, umwe muri bo arinyereraho avunika ukuboko. Bagenzi ba Jack baramuseka cyane, ariko umwarimu w'icyongereza Miss Liang ahita asesekara. Mu gace gakurikira batwereka abayobozi b'ishuri barimo bitegura uruzinduko rw'abakuru b'uburezi bafite kuza gusura ishuri ryabo, dore ko raporo yatangwaga imibare itari ishimishije na gato. Muri ako kanya kandi Henry yinjiye mu ishuri asanga abanyeshuri bamuteze ibase y'amazi hejuru, ariko kubw'umuvuduko afite ibase y'amazi ayisunikira ku ruhande. Abanyeshuri bose baratangara cyane, batangazwa n'umuvuduko wa mwarimu wabo. Mwarimu asaba Jack itabi, bose n'amatsiko bategereje kureba icyo mwarimu akora. Mwarimu abaza Zufa ibintu bitatu bigize itabi, agishubije neza amwemerera kutiga umunsi wose. Bose batangira gukomanga ku ntebe bati natwe tubaze, turashaka kujya hanze, ntabwo dushaka kwiga. Bamaze gutuza, mwarimu atangira kubahereza amatabi umwe ku wundi, ababwira ko bagiye gusesengura itabi, akajya anyuzamo akababwira ububi bwaryo, uburyo ryangiza ibihaha, ndetse n'ibindi byinshi ku mubiri w'umuntu. Ku nshuro ya mbere abanyeshuri bose bamuteze amatwi, baramukurikirana, atangira kubigisha. Nyuma y'amasomo ni igihe cyo gufata ifunguro rya saa sita. Kapiteni wa ya kipe ya basketball yasitaye ku nshuti ya Jack, Bruce, agwa mu byo kurya byari ku meza. Muri ako kanya umurwano uratangira hagati y'abana b'abakire ndetse n'abana b'abakene. Bidatinze mwarimu yakira urwandiko ruvuga ko abanyeshuri be batanu birukanwe ku ishuri by'agateganyo kubera imirwano. Mwarimu yihuta cyane, yasanze Jack arimo ahangana na mugenzi we, agerageje kumubuza. Jack n'umujinya mwinshi ati ndambira ishuri ridahana abana b'abakire, rigana abakene gusa. Muri iryo joro mwarimu yasubiye mu madosiye y'abanyeshuri b'abakene batanu ngo abashe kumenya byinshi kuri bo. Uwa mbere ni Zufa, umwana w'impunzi y'Umupakistan wakuze atotezwa kubera ibara ry'uruhu rwe. Zufa inzozi ze ni ukuzavamo umucuranzi w'ikirangirire ku rwego rw'isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umwana w'umukobwa witwa Dinan. Uyu Dinan yakuze atazi urukundo rw'ababyeyi be
kuko yarutishwaga musaza we. Dinan yagerageje ibishoboka byose, akina imikino y'abahungu, akata imisatsi ngo wenda arebe ko yagaragara nk'abahungu, ariko biranga iby'ubusa, akomeza kurutishwa musaza we. Ku mwanya ya gatatu hari Bruce na Chris. Nyina bataye bakiri abana, barerwa na se, nawe byamuviremo kwimbata ibiyobyabwenge. Bruce agerageza gukina imikino ngo wenda yibagize ibibazo, naho Chris aba arimo ashakisha amafaranga yatunga umuryango. Mwarimu akomeje gukora ubushakashatsi abura ikintu na kimwe kiranga Jacques. Mu gace gakurikira batwereka Jacques arimo gukora muri resitora. Muri ako kanya umugabo witwa Jiang ahita asesekara ndetse nabo bakorana. Hashize umwanya Jacques afatwa arimo yiba ikibiriti cya Jiang, ndetse abagabo ba Jiang baramukubita cyane. Jiang arebye neza asanga Jacques ari umunyeshuri, amuhereza amafaranga ndetse amwemerera n'akazi. Ku rundi ruhande mwarimu afata umwanzuro wo kuzenguruka asura abanyeshuri bose iwabo. Ageze kwa Zufa asanga barimo baramwirukankana azira kwiba tike yo kujya mu gitaramo. Aramutabara ndetse amwemerera no kumutembereza, aramuganiriza. Mu kanya gato bajya mu gitaramo, mwarimu araririmba. Hashize akanya Zufa nawe amwiyungaho aracuranga. Inzozi yari yarose kera gucuranga imbere y'abantu zihinduka impamo. Tugaruke ku bavandimwe Bruce na Chris. Nk'ibisanzwe Ese ataha mu gicuku yasinze, akabatuka, akabakubita, akababuza amahoro. Ku munsi ukurikiyeho mwarimu yahuye na se wa Bruce na Chris, aramuganiriza ndetse amwemerera kuva ku nzoga. Tugaruke kwa Dinan. Ese yamuzaniye igikapu cyuzuye makeup, amusaba ko basi yagaragara nk'umukobwa bwarimo. Ariko Dinan arabyanga, ahitamo kuzisiga musaza we. Ndetse afata umwanzuro wo kwibasa urufunguzo rw'imodoka, atangira kuyitwara. Ageze imbere mwarimu aramuhagarika, amubwira ko gutwara imodoka adafite ibyangombwa bitemewe ndetse ashobora gufunga. Mu kandi kanya amujyana mu mikino yo gutwara imodoka ndetse atumira na se. Muri ako kanya irushanwa riratangira hagati y'umwana na se. Bidatinze gato imodoka Dinan yatwaraga igongwa n'ikamyo. Ise ku rundi ruhande agira ngo umukobwa we arapfuye, arara cyane atakamba ati winsiga Dinan. Dinan nawe ku ruhande abyumva, yumva ko se amukunda, barahoberana. Tugaruke ku ishuri. Bruce na Chris ndetse n'abandi banyeshuri boherejwe muri stage mu kujya kwiga ku ngaruka z'ibiyobyabwenge, ariko bagezeyo baratungurwa basanga ugiye kubazwa n'isi. Abandi banyeshuri batangira kumubaza ibibazo by'uko yatangiye kunywa ibiyobyabwenge. Ababwira ko yatangiye kubinywa ubwo umugore we yamusigaga, yibagirwa kwita ku bana be babiri bari basigaye. Mu gahinda kenshi asaba imbabazi abana be, atangira kurira, n'abagahinda karabafata batangira kurira. Ku rundi ruhande Jacques yari yatangiye akazi yarahawe na Jiang. Uwo munsi Jiang yari afite umukino w'iteramakofe ndetse asaba Jacques kumurugera umuntu bari bagiye guhangana. Jacques abanza kubyanga ariko aza kubyemezwa ku gahato. Ku munsi w'umurwano Jiang yarashitse amafaranga menshi kuko yarizeye gutsinda. Jacques nawe igihe ari gukora akazi yahawe arafatwa. Agiye kwisobanura atangira gukubitwa. Hashize umwanya mwarimu yaje kuhagera abaza indwanyi niba nta munyeshuri we bamuboneye. Umwe muri waza kumusubiza amusaba ko yakwisubira mu rugo. Mwarimu arebye ku ruhande yumva Jacques arimo arataka aho bamufungiranye, atangira kurwana nabo ashaka gutabara Jacques. Nyuma na nyuma yaje guhangana n'umukinnyi w'iteramakofe ukomeye ndetse mwarimu aza kumutsinda mu buryo bumworoheye. Mu gace gakurikira hagaragara mwarimu ari kwa muganga arimo yitabwaho. Jacques nawe agerageza gusobanurira polisi ko byagenze ariko bibi by'ubusa. Mu binyamakuru inkuru irasakara ko mwarimu Henry yakubise umukinnyi w'iteramakofe ukomeye atabara umunyeshuri we. Abanyeshuri babyumvishe baratangara, batangira kubaha mwarimu ndetse bakajya bahaguruka buri uko yinjiye mu ishuri. Kuva uwo munsi abanyeshuri batangira kwiga bashizeho umwete, bitegura ikizamini kibajyana muri kaminuza. Buri wese ari gukora neza usibye Bruce uhorana ibibazo by'agahinda yatewe n'ubuzima yaciyemo. Rimwe na rimwe yabyibutse ahitamo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse bigatuma atibuka ibyo yize mu ishuri. Mwarimu yafashe umwanzuro wo kumuganiriza, gusa Bruce nyuma yaho byabaye bibi kurushaho kuko yafashe umwanzuro wo kwiyahura ndetse ajyanwa muri koma. Bidatinze inkuru ya Bruce yaravuzwe mu binyamakuru ndetse ku ishuri abayobozi bafata umwanzuro wo kwirukana mwarimu Henry ashinjwa kugira uruhare mu kwiyahura k'umunyeshuri we. Mwarimu Henry mu nzira agenda
Abanyeshuri baramutangira bamusaba kuhaguma, ariko umwanzuro wafashwe. Abanyeshuri bose mu gahinda kenshi biyemeza kuzamushimisha mu gutsinda ikizamini cya leta. Buri umwe ku ruhande rwe atangira kwiga bikubye inshuro 10 uko bari basanzwe biga. Ku munsi w'ikizamini buri munyeshuri yakira ubutumwa bugufi buvuga ko agomba kubona na mwarimu Henry isaha imwe mbere uko ikizamini gitangira. Bagezeyo basangana umutego wa Jiang udashaka ko abanyeshuri bakora ikizamini mu rwego rwo kwiyumira kuri mwarimu Henry. Bitatinze mwarimu Henry yaje kumenya umugambi wa Jiang, aza yihuta aje gutabara abanyeshuri be, atangira guhangana n'abasore ba Jiang, yohereza abanyeshuri kujya gukora ikizamini kuko bari bakerewe, nawe asigara ahangana na Jiang. Mu Rwanda gukomeza hagati yabo bombi, ariko nyuma na nyuma mwarimu Henry aza kubona amahirwe yo kwica Jiang, ariko aramureka amusiga ari muzima arigendera. Abanyeshuri bageze ku ishuri bakerewe ariko bemererwa gukora ikizamini. Nyuma y'ibyumweru bike amanota y'ibizamini arasohoka ndetse bose baratsinda kandi neza. Bruce we yararwariye nawe biramushimisha, abayobozi nabo birabatangaza, bafata umwanzuro wo kugarura mwarimu Henry. Byarebye muri filime yacu Big Brother, naho ubutaha, ciao ciao.